Bakunzi ba Judgment Truth Victory ndabusuhuje kandi mbahaye ikaze muri uno mwanya wa Soma Bibiliya. Njyewe nitwa Urinzwe n'Imana Faustin, mukomezanyije muri no gahunda. Muvandimwe, turi muri Soma Bibiliya ariko twumva icyo Yesu atubwira ndetse twumva n'icyo Imana yavugiye mu ijambo ryayo. Munyemere mbere yuko dukomeza tubanze dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye. Tugushimiye ineza yawe n'ubuntu bwawe bikomeje kubana natwe. Tugushimiye umutsima w'ubugingo waduhaye, izina ryawe rishimwe. Uyu mwanya turakuhaye kugira ngo imbabazi zawe n'ubuntu bwawe bikomeze kutuyobora. Mu izina rya Yesu, amen. Bakunzi ba Judgment Truth Victory, nababwiye ko nkoresha Bibiliya 3, Bibiliya yera, Bibiliya ntagatifu ndetse na Bibiliya y'icyongereza yitwa Holy Bible King James Version. Umugambi wanjye ni ukugira ngo twese, baba ari abakoresha Bibiliya y'icyongereza ndetse n'abakoresha Bibiliya ntagatifu ndetse n'abakoresha Bibiliya yera, twese turushaho kunguka kandi bigende neza. Akaba ariyo mpamvu nkurarikira gukora subscribe, share, like ndetse na comment kugira ngo ibiganiro dutegura bijye birushaho kukugeraho. Muvandimwe rero, uyu munsi tugeze muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 3. Yesu aravuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Bavandimwe, hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 3 muri Bibiliya ntagatifu baravuze ngo hahirwa abakene ku mutima kuko ingoma y'ijuru ari iyabo. In Holy Bible King James Version, Matthew chapter 5 verse 3, the Beatitudes. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Murumva rero, kubasobanukira ururimi rw'icyongereza nisanga n'ingoyi rwose birasa, nta kibazo kirimo. Mwitangira igice cya 4 umurongo wa 20 nkuko nababwiye ko dusoma isomo ryo mu isezerano rishya ndetse n'isomo ryo mu isezerano rikuru. Rero uyu munsi turi mwitangira igice cya 4 ku murongo wa 20. Ada abyara Yabaru, abasekuruza w'amahema baragira inka. Uyu nguyu Ada abyara Yabaru aba umusekuruza w'abanyamahema ndetse baragira inka. Muri Bibiliya ntagatifu intangira igice cya 4 umurongo wa 20, Ada abyara Yabaru niwe wabaye sekuruza w'abatura mu mahema bakaragira amatungo. Bavandimwe, in Holy Bible King James Version baravuze ngo said that KJV Genesis chapter 4 verse 20, and the other bar Jabu, he was the father of such as dwelt in tents and of such as have cattle. Rero ahangaha muri Bibiliya ntagatifu bakoresheje amatungo ariko ntibigera bagaragaza itungo iryo ari ryo, ariko muri Bibiliya yera ndetse na Bibiliya y'icyongereza yitwa Holy Bible King James Version bakoresheje itungo bita inka. Rero bavandimwe, reka twongere dusenge hanyuma wumve Yesu aravuze ngo hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Bavandimwe, ndagira ngo mwumve neza iri somo. Ntabwo Yesu avuga ngo hahirwa abakene, ahubwo Yesu aravuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo, cyangwa kuko ingoma y'ijuru ari iyabo nk'uko Bibiliya ntagatifu yabitubwiye. Nyemera rero dusenge kandi Uwiteka dutere ubwo bukene mu izina rya Yesu, amen. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ineza yawe n'ubuntu bwawe bwabanye natwe, ndetse tugushimiye ko waduhaye umwuka wo gusoma tukarushaho gusobanukirwa. Ndagusaba nkwinginga kugira ukomeze kubana natwe kandi dutere ubukene bwo gukunda ibyawe, maze Data uduhe gukira ubwo ugiye kuza tuzabane mu bwami bwawe. Komeze kutubera byose muri uno munsi, ibyo dukora byose turushaho guhirwa nawe, byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.